Ndabasuje kandi mbahaye ikaze abakunzi ba Landmark TV, uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyacu cyiza cyane Love and Life. Uyu munsi dufite topic, gusa mbere y'uko dutangirana na topic y'uyu munsi, reka mbanze nakire Nicole mugenzi wanjye nawe abanza abasuhuze. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze. Umeze ute? Meze neza. Uyu munsi rero dufite topic itera amatsiko. Ndibaza wayizeho cyane, wayitekerejeho cyane. Umaze kwitekerezaho wasanze bimeze bite? Nasanze ari sawa cyane. Topic y'uyu munsi tujya kuvugaho ni topic ireba abantu benshi, ni topic muri iki gihe ihari cyane. Tujya kuvuga ku rukundo rwa online love. Ubundi iyo bavuze online love wumva iki? Wumvamo ibiki bikubiye muri online love? Abantu benshi bajya ku ruhande rw'uko online love itari nziza, ariko mu by'ukuri siko biri. Online love ni nziza, ngewe ku ruhande rwanjye. Wowe ubyumva gute iyo bavuze online love? Njyewe iyo bavuze online love, ku ruhande rwanjye numva si nziza. Kuki se wumva ko atari nziza? Si nziza kuko hazamo urugero nko kutizerana. Urumva kuba uvugana n'umuntu online cyangwa mwarahuriye online utamuzi neza, biragoye ko ushobora kumwizera. Ariko nanone yego urukundo ni ukwizerana, ariko uvuze ngo online love ntabwo wakwizera umuntu. Ni kimwe nk'uko ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mugakundana muhuye in person ariko ntumwizere, ugasanga murabeshya namwe ubwanyu hagati yanyu, ugasanga nyine ntago muhuza bitewe n'icyo buri wese ashaka cyangwa se n'icyo agamije mu rukundo. Si ngombwa rero ko ari online bibaho gusa, biba ku mpande zose. Kuba ari urukundo rwa online byabaho, no kuba ari urukundo mwahuye n'umuntu mugakundana ariko mwahuye nabyo bibaho. Ntabwo rero numva ko online ariyo wavuga ngo niyo mbi kutizerana. Njyewe impamvu navuze kutizerana, icya mbere ushobora kwibaza ese uwo muntu muvugana ni wewe nyine, ni we wa nyawe? Ayo mafoto ubona ni we? Ese iyo myitwarire nyine akwereka, kuko urumva iyo mwandikirana ashobora kwijijisha akakwihishamo. Ushobora kwibaza se nyine afite imyitwarire ihwitse, yitwara neza, ameze gute na gute? Ntabwo wamenya ngo umuntu yitwara neza kuko mwahuriye online cyangwa se mwahuriye. Umuntu nyine umenya ko uko yitwara bitewe n'uko muganira n'igihe mumarana. Nyine urumva iyo umuntu muhura face to face, biroroshye kuvuga ngo wenda uyu muntu ararakara cyane, uyu muntu ameze gutya na gutya, uyu muntu akunda iki, yanga iki, gutya na gutya. Ariko urumva iyo uhora uvugana n'umuntu online, like ashobora no kukubeshya, akakubeshya ati wenda ngewe nkunda kurya iki kandi atari cyo akunda, ngewe nkunda iki, kugira ngo yisanishe nawe. Ariko urimo urabyumva nabi. Kuba umuntu ashaka ko mukundane online, ntabwo ari buze ngo akubeshye, kuko akeneye kubaka urukundo hagati yanyu. Nta kubyumva nabi aho ngaho guhari, kuko ndi gutanga igitekerezo. Urumva kutizerana biba ahantu hose, ntabwo wavuga ngo ni online cyangwa hehe hose. Ariko ubu turi kuvuga online. Urumva nimba umuntu muhuriye online, biragoye nyine ko ushobora guhita umwizera. Uba wumva ushidikanya, uri hagati na hagati, kuruta umuntu mwihuriye personal. Ubundi bwe uhuye n'umuntu wahita umwizera ngo nuko ngo muhuye ngo mugiye gukundana. Ariko demo muhura, demo nyine ugenda urushaho kumenya. Ariko kwandikirana rega, buriya iyo uganira n'umuntu murebana, ushobora no kumusoma mu mutima, ushobora kugira ibindi byiyumviro. Ariko kwandikirana umuntu nyine aguha ibyo ashaka ko wowe umenya. Exactly. Umuntu aguha ibyo ushaka ko, ibyo we ku giti cye ashaka kumenya. Wa muntu muri kumwe n'ubundi mwahuye personally azaguha ibyo ashaka kumenya, ariko nawe uzareba ibyo ushaka kubona. Ni kimwe na online. Oya, ni kimwe na online. Reka nkubwire icya mbere cyiza cya online love, sibyo? Online love biguhereza umwanya munini wo kuba waganira n'umuntu mukaganira ariko utamuzi, mukaganira ubu bwe n'iki se kari uri kuvugana nawe, kari aho ngaho kutizerana niho bita bihe. Ubwiwe n'iki ko ayo mafoto yaguhaye ari wewe? None se iyo ugiye guteretana n'umuntu, ubundi ugenda ku by'amafoto ni ahantu hose, sibyo? Ahantu hose. Iyo wihuriye n'umuntu gutya mu muhanda, byibura wowe uritoranyiriza idea. Ariko wowe mu muhanda nta sindakora online love, never. Niyo mpamvu rero ukumva ko ari online love. Wese warayikoze wowe? Duha urugero rufatika. Wowe warayikoze? Reka mbanze ngusobanurire icyo nashaka kugusobanurira, sibyo? Online love abantu nyine bumva ko ari ikintu cy'amafuti, sibyo? Kirimo kubeshya kwinshi. Icya mbere,
online love y'umuntu approaches online Mm. aba akeneye ibintu biri serious sibyo ntabwo umuntu azava hirya iriya utazi Mm. ubona umuntu wo muri Canada cyangwa muri Amerika cyangwa hehe hose arakwandikiye Mm. ashatse ko mukundana njye nkunda yuko n'abantu baza online akenshi baba specific akakubwira ikimugenza sibyo kuba uvuga ngo kutizerana ngo ashobora kukwereka abo isura ntabwo njye itari byemera uretse simbyemera mbanza ubwo nkubwire abantu baza online akenshi usanga bakoresha amafoto atari ayabo abantu baza online umuntu usanga ari ushaka ko abasikama abantu baza mudatinga online uwo nguwo ni usanga umuntu ushaka usanga ari kukwiba abajura ni umuntu ushaka kukwiba umuntu ushaka ko mudatinga binyujije online arakwibwira sibyo arakwiyereka akakubwira uwo ari we bikabaha noneho na wa mwanya munini wisanzuye wo gutuma mumenya sibyo kuko muganira byinshi arakubwira ati nitwa kanaka ntuye aha ngaha nkora ibi ngibi nkunda ibi ngibi nanga ibi ngibi nyine akakwibwira nawe ukagira wa mwanya wo kumwibwira mbere y'uko muhura sibyo noneho mujya guhura ubona ko ari umuntu nyine ukeneye ubona ko ari umuntu muhuje ubu bwo n'iki se kariwe k'abantu ba online kandi babeshya muhura nyine ok ikindi kibi cya njyewe ikibi cya online love like gutakaza umwanya ugasanga urirwa usipendinga umwanya wandikirana n'umuntu ahubwo reka nkwereke icyo kintu wandikirana wakivuze n'umuntu uranyibutsa ntukore ibintu by'ingenzi wagombye kuba ukora ahubwo uri kwandikirana n'umuntu utazi kuki ugenda ibyo ni ugascrollinga kuri TikTok ukareba amavideo gusa ntabwo ari uguta umwanya just for fun atari ibyo ngibyo by'urukundo n'ibiki gutakaza umwanya uri kwirirwa utekereza umuntu suzi nimba ari we suzi nimba ari umujura suzi nimba ari ibiki uri muri ibyo wahuye n'abantu nta muntu utagira insecurities za online love ahubwo wowe sinzi ikibazo ndumva ntazi ikibazo ufite kuba wagenda ukavugana nawe online mugateretana online ntabwo ari uguta umwanya ahubwo ni cya kintu cyiza kikubuza guta umwanya ahubwo kuko reka nkubwire urajya guhura n'umuhungu sibyo urashaka ko mukundana muhuye apana bya online nimujya guhura ntabwo umuzi sibyo nawe ntabwo akuzi mugiye kwigana ari uko muhuye nyine nibwo muri butangire kwigana ugasanga mwamara n'ukwezi kumwe amezi abiri atatu ugasanga murahabanye inzira arimo ni iyi ngiyi nawe uri muri iyi ngiyi uwo mwanya ntiwawutaye iyo ni online love ntabwo ari online love so utaye uwo mwanya uwa mbere biranze ukundanye n'uwa kabiri nawe ugiye kugerageza uwa kabiri nabwo murahuye nabwo bigenze uko ariko online umva icyiza cya online muzavugana by chatting video calls audio calls nibaza uwo mwanya wa chatting video iki nta kazi ugira ntaki ukora iki gituma wirwa kwandikirana n'umuntu video call uyu ndamumenya ducate tuhamagare tugire oya no kuri YouTube ukahabonera umwanya ukora iki njyewe umukunzi wanjye okay sinshobora kujya muri ibyo bya online love n'ibiki ariko nimba buriya iyo umuntu muziranye ushobora kubyuka mu gitondo ukamuhamagara ukamubwira umunsi biragenda gutya na gutya ngiye mu kazi okay si ngombwa ngo wirwe online oya umuntu utazi ntabwo kuba wadatinga online ari uguhora muvugana buri kanya oya online love icyiza cya online ukuntu udata umwanya muraganira muba mufite umwanya wo kuganira nk'uko nguko uri free wa mwanya wowe ugiye guscrollinga kuri TikTok ukora ubusa kuri telefone ngenda bandi kuganira n'umuntu turi gukundana sibyo ananyungure byinshi nanjye ngira ibyo mwungura ariko wowe uzata wa mwanya ngo uyu munsi ngo ndajya guhura na kanaka ticket amafaranga arimo aragenda uri kumva ticket ugute mu rukundo ugiye kubonana n'umuntu mukundana ibyo ntabwo byatuma ntabwo wakwicuza ku muntu ukunda ibyo ntabwo byatuma udakunda umuntu uzajya ubona buri munsi ngo kwako ngo mwandikirana ngo ugasevinga ticket oya ahubwo online love ni nziza itanze amahoro ituma utawesitinga time yawe mu bintu nyine kuvuga ngo uyu munsi ngo ndavuye mu kazi ndarushe ndapfuye niba usanga abantu bitwaye iki akumare stress muganire umubwire uko umunsi wagenze nimba hari ikibazo ufite nyine muramenyana kandi demo mubonana demo mumenyana muzajya guhura mwararambiwe n'umwanya wo guhura uveho reka ni hahandi usanga hazamo kurambirwa umuntu murandikirana from Monday to Sunday ntakubonana ntaki oya niho usanga havuyemo kwa kundi mutinda kubonana niko bibaha umwanya wo kumenya oya yego kwiyongera kwa stress ugasanga umuntu
umubuze online utangiye guhangayika yarambeshye ibiki n'ibiki oya ubuze schedule akakubwira ati ngewe amasaha mboneka kuba twavugana kuri telefone nayangaye kandi umuntu ugukunda ntabwo yakurira umwanya sibyo ntabwo yakurira umwanya mana yanjye online love ahubwo n'utarayigerageza ajye kwigerageza oya nta mpamvu yo kugerageza online love kuko ushobora gusanga ikindi kibazo cyayo ushobora gusanga kwa kundi bavuga ngo wenda nimba ukundana n'umuntu uri hanze twebwe tukaba turi mu gitondo bo bari nijoro uwo muntu muzahuza ryari muzaganira ryari muzigana ryari bizagenda biri nijoro dushobora kuba turi mu gitondo sibyo wenda tuvuge ufite day off nta kazi ufite ubwo uzategereza kuvugana n'umuntu wa day off n'ubu udafite day off waje ukanyumva niyo yaba day off mwabonana kuko n'ubundi niba turi ku manywa murabonana gute online love nako turagira nijoro bo bari ku manywa ni gute se ahubwo mutavugana reka ibyo ntaho bihuriye rwose none se kuvugana n'umuntu muri kumwe mu Rwanda ngo mukundana mukavugana kuri telefone mwanahuye amasaha arahuye oya ibyo ni iby'abana umuntu mukundana gute uvuye kureba umuntu mukavugana ati saa 9 oya mushobora kubyorganiza nyine mukagira uburyo mubikora muravugana kandi muvuye hamwe mukavugana mukaryama mu gitondo hari abantu bagira ibyo kuvuga nshuti yanjye abo ni abo ngabo ariko oya online love nimbi kuko akenshi usanga hariho n'abajura ngewe nk'urugero atari no kuvuga ngo umuntu aturuka mu Rwanda cyangwa ibiki n'ibiki nta muhungu usuzi wibira online barabikora kuri Instagram cyane barabikora kimwe nuko biba mu buzima busanzwe muri kumwe mu buzima busanzwe ibyo byo kangiye manze nkubwire ibyanjye manze nkubwire ibya oya biragoye ko umuntu mwihuriye gutya akwiba mu gihe uri guteretana online nyine b'umunyamakenga sibyo icyo ngicyo ahubwo nicyo nyine se nyine wakunda umuntu gute kandi wagize amakenga already wamaze kugira amakenga urakunda umuntu mwahuriye online gute guteretana n'umuntu amakenga ndi kuvuga mbere guteretana n'umuntu banze urebe uyu muntu se uyu muntu ni muzima ko uramureba gute se kandi ari online urabibwirwa n'iki kare oya aho rero niho nakubwiye ngo umuntu ari bukwihishemo aho niho bagufatiye ahubwo oya ariko muri kumwerega biratandukanye byibura nimba umuntu muhura sibyo mugahurira iwe mugahurira hehe ukabona abashuti be uramuzi my dear ariko ni ikintu nemera ni kimwe my dear friend ikintu nemera ni iki ngiki ikintu nemera urakoze cyane gukoresha amakenga nyine nimba umuntu akwaprochinga sibyo akakwandikira ugatangira kugira amakenga urukundo se ruravuye kandi ufite amakenga wowe ubyumvise nabi kuvuga amakenga n'ubundi igihe cyose uri kumenyana n'umuntu sibyo uba ugomba kugira amakenga ukavuga ati uyu muntu koko tuzahuza ayo niyo makenga ndimo kuvuga noneho ukirinda kujarajara kuri online sibyo wowe shaka umuntu ukeneye mu buzima bwawe uvuga uti ndakeneye uramubwirwa n'iki se kandi utabazi utazi imico bantu rero ku byifuzo byawe wowe by'umuntu ukeneye umuntu nakwaprocinga akoresheje online uzamenya niba koko uyu muntu amitinze needs zanjye cyangwa se niba bitandukanye nusanga bitandukanye ni hahandi rero akubeshye ni hahandi akubeshye ugasanga ni umuntu w'inshuti yawe agiye akoresha andi mafoto iki n'iki oya se wabibwirwa n'iki se wabibwirwa n'iki erega uko uganira n'umuntu turi bakuru sibyo turi bakuru wahuye n'abantu bakubeshya wahuye n'abantu bakubwiza ukuri umuntu ukubeshyira mu menyo ni uko nyine twebwe reka bwe ku ruhande rw'abakobwa tugira akantu ko kwirengagiza ariko red flag muri relationship urayibona umuntu ukubeshya uramumenya ese umuntu ukubeshya agahura na online love urabona red flag y'umuntu gute utamuzi kuvugana gute se online none se reka manze nkubaza njye ntabwo rega mbyemera ntabwo uramonda sinuka sibyo kuko nimba uri kwibwirana n'umuntu yose yaba iri online yaba iri muri personal byose ni nziza sibyo mu gihe wahuye n'umuntu oya yose si nziza njye umuntu mwahuye personal niwe biba bifite 100% kuruta umuntu mwahuriye online kuko nyine ugomba ngo kugira amakenga ni umujura ni ibiki oya ntibishoboka umuntu utazi imico ye umuntu utazi ibyo yirwamo umuntu utazi nimba afite umugore nimba afite umugabo nimba afite iki muzahura se ryari online muzahura mwaramenyanye umuzi neza uyu niwe mugabo nkeneye mu buzima bwanjye ahubwo wowe warasigaye oya muzaba mwararambiwe vraiment ntakurambirwa
ahubwo reka njye ikintu nabwira abantu sibyo niba uri gukundana online umuntu muvugana umuntu ukubeshya uzamubaza ibibazo byinshi kwanza si uri kuvuga ngo kumenya niba umuntu yakubeshya ariko uzamubaza iki hari abantu kibazo bacarenjinga my mubwira friend nyine nawe uzamucarenjinga sibyo uyu munsi umaze ikibazo ejo umubaza ikindi umunsi ukurikiye umubaza cya kindi hanyuma se mva yewe hanyuma se numubaza ngo akurasetsa koko numubaza ati ufite umugore akavuga ngo hoya ubwo nyine uzaba wahuye n'ingegera okay byiza cyane nyine urabyemera urabyemera ko hariho ingegera nyinshi no mu buzima busanzwe ni kangahe abakobwa bakundana n'abantu bakababwira ngo bafite abagabo ngo bafite abagore n'abana ahubwo kandi atarabizi erega ibyo bintu n'ahantu bitaba yaba online yaba mu buzima busanzwe hose birahari sibyo hose birahari ahubwo njyewe ikintu ugomba kumenya ubwenge urukundo rwose waba ugiyemo rwaba ruri online rwaba ruri mu buzima busanzwe muhura ugomba kugira ute kumenya ubwenge ikintu njye nakibwirira abantu ni iki ngiki inzererezi zabaye inzererezi online no mu buzima busanzwe noneho iki ngiye nabwira abantu nibagire amakenga niba ugiye guhura wenda n'urugero umaze nk'ukwezi cyangwa se umwaka uvugana n'umuntu online kuko uba utamuzi icyo wakora ni iki ushobora wenda gufata inshuti yawe ukayibwira ati napanze guhura n'umuntu kuri hoteli runaka nimero ze ngizi ifoto yanyeretse ye ngiyi tugiye guhurira ahangaha kuko in case umwaka wose utaramumenya tujye tuvugisha uramumenya gute se mutarahura wenda ntabwo uramenya ngo aba family members be ni abangaba aba friend biwe umuntu ni mugari umuntu ni mugari nari nyirimo ndatanga iyo nama kanyisoza umuntu ni mugari wenda in case wenda kuko usuba umuzereka kuko wanabivuze nyine n'uwo muhura pasono ushobora kuba wenda utamuzi 100% ariko byibura we ushobora kumenya ngo abahangaha bimeze gutya na gutya ariko uwa online love gerageza ubikore gutyo uhe nk'inshuti yamubwira ati ngiye tugiye guhurira ahangaha n'ahangaha ibintu bimeze gutya na gutya simuzi gutya na nyine umuntu wisanzuraho mubwira in case uramutse ubuze abantu bamenya aho bagushakira ibyo ni sawa ariko nanone njye ntusoze ushaka kunyumvisha ko online love atari nziza ni nziza ahubwo ugomba kuba umunyabwenge kubyumva byo bamaze kubyumva already kuko ntabwo nabyumvise ko online love abantu benshi abana benshi b'abakobwa abamama abapapa bari successful mu ngo zabo mu rukundo rwa kuko waduha urugero yes I have a friend yes niyo mfite inshuti yanjye sibyo yakundanye n'umutipe online umutipe araza amusanga mu Rwanda bakora mariage baramenyaniye he online bavugana bya bindi bimwe nakubwira byatangiye bavugana bibaha umwanya wo kumenyana bahura noneho bareba ese koko nibyo basanga nibyo abantu baza online bashaka abagore ntabwo nta mwanya wo gutaba bafite okay nanjye mfite inshuti yanjye uwo muhungu ari no gutrendinga muri minsi ku ma TikTok baramuvuze nyine abakobwa mwirinde akoresha ama online love yobya abantu ibiki n'ibiki uwo mujama arakwandikira arayoba nyine online love that's online love uwo mujama bigenza gute araza wenda akagufollowinga kuri Instagram nyine bitewe n'urubuga wowe wisangaho akakwandikira wareba amafoto ukavuga ati uyu nguyu niwe nasengeye uzantuza kwirebera umujama yabigenje ati yandikiye umwana w'umukobwa bamara hafi amezi 6 cyangwa umwaka bavugana uzi ibintu yamukoreye yarambwira ngo bahuriye i Kabuga ahantu Samuel baricara barariye ngo barira amafaranga agera mu 70-80 noneho tipe ahita amubwira ati niza telefone umwana yari afite iPhone 14 Pro Max ibaze nyine ko yatiye n'amayinite urede uba wamubonye ukavuga ati uyu muntu arasobanutse bimeze gutya na gutya iyo ni filime ariko njye ndimo ndaguha story ya nyayo online love ibi bya online love amutije telefone jama agiye guhamagarira hanze ahita agenda agiye ibaze ngo umwana w'umukobwa yiringiye online love yicaye aho ngaho kuri bira agomba gukiriyaringa y'ibihumbi 70 telefone yagiye ntabwo ari ukuvuga ngo ni online n'umuntu mwahura akabigukora sibyo ahubwo mwebwe inshuti zacu reka ndabwira musenge sibyo mujye mubasengera uvuga uti mana mpuza n'umuntu muzima ubwo mwaba muhuriye mu Rwanda muhuye in person mwaba muhuriye online wowe uvuga uti
Mana nyobora ungwisha ku muntu muzima kuko abantu Exactly. bose bameze gutyo barahari, yaba online yaba no mu buzima busanzwe, ahubwo mujye muba abanyamakenga, sibyo? Mm. Niba uri muri online love ube umunyamakenga, niba uri mu rukundo rutatangiriye online nabwo ube umunyamakenga, nibwo nyine bizagufasha kugira ngo Exactly. umenye inzira uri kujyamo koko niba ikwiriye. Mm. Mwakoze kubana natwe.